naturally. Action. Mwiriwe neza muri Imana n'abane namwe. Amazina ni Kevin nk'ibisanzwe. Tukaba tugarutse kuri Kijuru TV show. Tukaba tugarukanye n'umubyeyi wadahaye ubuhamya ubushize atubwira ukuntu yakijijwe yakira Yesu n'agakiza. Tukaba twagarukanye ngatubwire ngo byarangiye biti. Ariko muri aka kanya ntabwo naje njyenyine, nagarukanye na mugenzi wanjye Fox. Mukaba mumuzi nk'ibisanzwe. Reka nawe tumuhe ikaze, murakaza neza. Urakoze cyane Kevin. Hello to everyone. My name is Oxy Fox. I live in Kigali, Rwanda. Nitwa Oxy Fox nk'ibisanzwe muramenyereye. Tukaba twaje hano kuri Kijuru TV show. Tukaba twaje twakiriye umubyeyi wacu witwa Mama Promise. Ubushize yaje ababwira ubuhamya bw'ukuntu yakijijwe mu gice cya mbere, iki ni igice cya kabiri twaje musasa. Twasha agiye kutubwira ese amaze gukizwa byagenze bite. Kugira ngo mbibutse rero wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, share, comment kugira ngo n'undi muntu utarabona ubu buhamya abubonye kandi ibintu bigende neza. Ya turakwakiriye neza cyane. Murakoze cyane abantu batanze cyangwa se amazina yanjye ni Kanama Pasikazi uko nabibabwiye. Izina ry'ababyeyi bakunze kunyita Mama Promise. Duherukana rero ndi kubabwira ukuntu nyine nari naranze kubatizwa muri Yorodani, mfite icyifuzo cyo ko hari abantu bagomba kubatizwa mbere yanjye, kubera ngewe numvaga nsa nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa se isoni zo kwitwa umurokore. Nagize iki cyifuzo rero cyo gusaba abantu batari munsi y'umubare 5. Imana yarabikoze nkuko nabibabwiye. Mama arabatizwa, murumuna wanjye arabatizwa, n'abana be bose barabatizwa, n'umudamu arabatizwa. Rero uno munsi nanjye narabatijwe nkuko nabibabwiye. Ubwo bakimara kubatizwa nahise mfata icyemezo, mfata decision. Nari kubabwira ngo hari akantu nibagiye kubabwira. Icyo gihe nari mfite gahunda yo kuvuga ngo mbe ndetse kubatizwa ariko nsenga. Sinzi niba narakababwiye ariko nshobora kuba naranakababwiye. Noneho nkajya gusengera ku rusengero rwo mu Gatenga kuri ADPR, nkasengera CGM. Aho hantu hose narafashwaga, kurari zaririmba, bakwigisha, babwiriza, nkumva ndafashijwe pe. Nkumva nahita mfata n'icyo cyemezo, ariko nkahita nibuka ko hari icyo navuganye n'Imana yanjye ko hari abantu bagomba kubanza bakajya muri Yorodani imbere yanjye. Imana rero ikimara kubikora nahise mfata icyemezo, nahise mfata decision. Hari n'umusore twari inshuti twakundanaga nyine kwa kundi abantu bakundana. Akajya ambwira ati ibintu bya kirokore bireke. Rwose bubyihoreye, tutazatera ababyeyi agahinda, nitumara gukorana ubukwe aba ari bwo uzinjira mu bintu bya kirokore. Noneho nanjye nkumva nibyo. Akajya ambwira ati se ubu koko data yajya gusabisha imitobe na fanta. Nkumva koko nanjye nibyo. Kandi muri njyewe nafashe decision yuko ngomba kuba umurokore. Noneho nkabura amahitamo. Ariko nkimara kubona abavandimwe banjye bakijijwe bagera muri 3 n'abo ba marume ndetse n'ababyara banjye, nahise mfata decision nanjye njya muri Yorodani. Ndabatizwa, ntangira gutangira urugendo rw'agakiza gutyo, nkomeza urugendo na n'uyu munsi. Kristo rero yarankunze, akajya akunda kunsura, akansanga ndyamye nijoro, akanganiriza, nkamubona. Hari n'igihe yigeze kumfata anshyira ku bitugu. Araza rwose anshyira ku bitugu. Nyuma yo kubatizwa nyine yarankunze, anshyira ku bitugu, aranzengurutsa mu kirere, tugenda tuganira nk'uko umwana ashobora kuganira n'umubyeyi we cyangwa se n'undi muntu. Noneho Kirisitu aranganiriza, anshimira nyine ko noneho nambaye ikanzu isa n'iz'abandi. Icyo gihe bwa mbere yaje ambwira ngo ningende kwambara, ubwa kabiri noneho aza anshimira ko nambaye ikanzu isa n'iy'abandi. Ahita nshyira ku mugongo we, nyine turazenguruka. Ndangije nanjye ndamubwira ngo ndumva nifuza kureba inkovu zawe wagize uri ku musaraba, inkovu yo mu biganza, inkovu yo mu rubavu, za nkovu z'ibisimari. No, karangije arambwira ngo inkovu zanjye ziracyahari, zarasibanganye
ati tegereze hano mu kiganza murabonamo inkovu sinzi niba ikigaragara hari inkovu nari mfitemo hano mu kiganza yego arambwira ngo itegereze yigosha nubwo nayibukaga arambwira ngo itegereze iyo nkovu yawe iri mu kiganza ati uri kureba uko imeze ndayimubwira nti ndimo ndayireba ati nuko muko nezanjye zimeze ubwo maze kunzengurutsa gutyo nagize umunezero wa wundi watumye numva ko agakiza ngomba kukagumamo noneho ntajegajega muri ko yego ntajegajega muri ko rwose na uyu munsi numva nta kintu na kimwe kindyoheye cyangwa se kinezeza nko kuba mu nzu y'Imana cyangwa se kuba mu gakiza. nk'uko mubyumvishe rero ni ubuhamya yari ari kuduhereza. Iki cyari igice cya kabiri. Mu gice cya mbere yaje atubwira ukuntu umuryango we nari nzi ko azaza nyine mu mubatizo nawe agahita afatirwa aho nyine akaryoherwa n'ibintu by'agakiza akaryoherwa n'ijambo ry'Imana n'indirimbo nk'uko nanjye nyine byandyoheye nkafata icyemezo ariko icyo gihe naramutumiye nyine. Okay, uyu mubyeyi namuciye mu ijambo nifuje kumenya uwo musore mwarabanye ni mwabanye byagenze bite? Kevin bo witonze noneho kugira ngo ibintu bize kuryoha cyane sibyo ndagira ngo abantu badukurikiye kuri Kijuru TV show mujye muri comment section noneho mutubwire mutubarize uyu mumama bamwita mama Promesse mutubarize ngo ese rwa rukundo ngo wa muntu amaze kutubwira yuko yaba mu mubatizo ntiyigeze aza mutubarize ese byaje kurangira bite bakomezanyije na wa mukunzi yaje kwibonera undi byaje kugenda bite mujye muri comment section mutubwire noneho nibagirwe gukora subscribe like na comment kandi mukore share ukore subscribe please kora subscribe kugira ngo igice cya gatatu cy'ubu buhamya kitazagucika. Murakoze inshuti zanjye tukaba dufungiye ikirori hano. Murakoze cyane ciao ciao turabakunda nta muntu bakunda kundusha ewan Oxfox. Murakoze cyane buriya nzabaha part 2 part 3 yes nzabaha part 3 ariko ni tubigarutseho ndamuce mu ijambo yego byari by'agaciro n'umubyeyi niba yarakijijwe kuko akakira agakiza n'umukiza Imana ikamwakira mu bayo kandi namwe ndabifuriza ko mwatera ikirenge muke kuko Imana ishaka abanyabyaha. Mwebwe mufite ibyaha byinshi mwumva ko Imana itababarira isaha n'isaha Imana irakora kandi irababarira. Mwebwe mwegera Imana muyisange irababarira mu buryo bwose bushoboka.